wonderful, merciful Savior, precious Redeemer, refrain. Who are the today love call, rescue us so me. Oh, you rescue this soul of me. Consoler, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You are the whole when our hearts are hopelessly lost away. Oh, we hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the hearing your grace. Our hearts always hunger for. Oh, we heart always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving you all. In our weakness you'll find us, falling before our throne. Oh, we're falling before our throne. Come on. You are the one we praise. You are the one we adore. You give my hearing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, we hearts always hunger for. You are the one we praise. You are the one we adore. You give the hearing your grace. Our hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. You are the one we praise. You are the one we adore. You give my hearing your grace. Our hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Satuimasa, niwe gusatu tasira, usuyu unugatiza, imitima yacu, oh niwe muchunguzi, niwe imitima yacu, oh iwe mucunguzi, niwe gusa
imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi, niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, wuzuye ubuntu ukatiza imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi, niwe gusa duhimbaza, niwe gusa wuzuye ubuntu ukatiza imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi, niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, wuzuye ubuntu kandi ugatiza imitima yacu. Niwe mucunguzi, niwe mucunguzi, niwe mucunguzi, niwe mucunguzi, niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, wuzuye ubuntu ukatiza imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi. Haleluya. Niwe gusa duhimbaza, wuzuye ubuntu ugakiza imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi, niwe Niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, wuzuye ubuntu ukatiza imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi. Amen. Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi, niyo kwirengerwa, ihora iri maso ku bwanjye, nzayihanga amaso inyobora inzira. Oh, Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi, niyo kwirengerwa. Oh, ihora iri maso ku bwanjye, nzayihanga amaso inyobora inzira. Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi, niyo kwiringirwa, ihora iri maso ku bwanjye, nzayihanga amaso
amaso inyobora inzira ihorera amaso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira ihorera amaso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira Imana yacu ntisanzwe Yego. mu bihe byiza n'ibibi Yego iyo kwirindirwa ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi niyo kwirindirwa ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi iyo kwirindirwa ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira mbese niriye shyanga rifite imana imana ikomeye imana yacu imana itagereranywa n'ikintu cyose mbese niriye shyanga rifite imana imana ikomeye imana yacu itagereranywa n'ikintu cyose Hoya naryo ku isi Imana yacu ntigereranywa n'umuntu yaremye n'ikiganza cyayo byose bicishwa bugufi n'ijambo ryayo yose niriye shyanga rifite imana imana ikomeye Imana yacu ikora ibyananiranye mu maso y'abantu Hoya naryo ku isi imana yacu ntigereranywa n'umuntu yaremye n'ikiganza cyayo byose bicishwa bugufi byose bicishwa bugufi byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo byose bicishwa bugufi n'ijambo ryayo byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo byose bicishwa bugufi n'ijambo ryayo byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo byose bicishwa bugufi n'ijambo ryayo Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi iyo kwiringirwa ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira Imana yacu ntisanzwe mu bihe byiza n'ibibi niyo kwiringirwa ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora ihora iri maso yo mana ihora iri maso ku bwanjye nzayihanga amaso inyobora inzira haleluya haleluya Yesu nirihe shyanga rifite imana imana ikomeye
Imana yacu ikora ibyananiranye mu maso y'abantu. Oya ntaryo kw'isi Imana yacu ntigereranywa n'umuntu yaremye n'ikiganza cyayo, byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo. Ese n'irihe shyanga rifite Imana ikomeye, Imana yacu ikora ibyananiranye mu maso y'abantu. Oya ntaryo kw'isi Imana yacu ntigereranywa n'umuntu yaremye n'ikiganza cyayo, byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo, byose bicishwa bugufi kubw'ijambo, byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo, byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo, byose bicishwa bugufi kubw'ijambo ryayo. Amen. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuzamure icyubahiro cyawe. Tugushimiye ko waduhaye agakiza binyuze muri Kristo Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twari kure cyane tudafite Imana rurema, nta byiringiro twari dufite. Imana iratwiyegereza. Haleluya. Binyuze muri Kristo umwana we akunda cyane, natwe twahindutse abana b'Imana ku bwa Kristo, kuko yemeye kwitanga akemera kuza mu isi akisanisha natwe kugira ngo natwe tubone uko aduhuza n'Imana. Urakoze Mwami, duhaye agaciro icyo wakoze, duhaye agaciro umusaraba, duhaye agaciro yamva nziza, ariko cyane cyane turashima Mwami Yesu. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, utubera umugisha, ndetse n'abazatwumva n'abazatureba bazahabwa ihumure rivuye ku Mana, izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga agere mu isi, aza kubyarwa n'umwana utunganye, uwera turana natwe ababiri. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga agere mu isi, aza kubyarwa n'umwana utunganye, uwera turana natwe ababiri. Dore urukundo rwatumye mfira, ibyaha byanjye abihamamura, maze arazuka wamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfu rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa Se. Kandi hazaba umunsi tuzumva impanda, harabagirana ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, hasi niko uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye mfira, ibyaha byanjye
abihamba mu mva maze arasuka mwamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye abihamba mu mva maze arasuka mwamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo hazaba umunsi tuzumva w'Imana arabakira n'ijuru ryose Yesu gazaza mu bwiza bwe bwose azibingo muwa mwami wanje dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye abihamba mu mva maze arasuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya, haleluya. Turagushimiye mwami, ushimwe Yesu, cyubahiro ni cyawe wacunguriye Imana abantu ugacungura itorero. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, tubifurije amahoro y'Imana atangwa na Kristo. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ntago turi bubatindire rwose, ariko turashimira urukundo rwa Kristo, turashimira umusaraba we, turashimira n'ayamvaye nziza, ariko cyane cyane turamushima kuko ari we wemeye kuza akisanisha natwe, akemera gusa natwe kugira ngo aducungure duhabwe ubugingo. Yohana yarabivuze 3:16 mu butumwa bwiza, aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiyi inkomoko y'urukundo rw'Imana, nguko kugaragara kwa Kristo ku bantu. Dushima Imana yaduhaye Kristo. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya 7, turasoma umurongo wa 18. Ni amagambo asa naho hari maremare ariko turayasobanura mu gihe gitoya. Haravuze ngo nuko abigishwa ba Yohana bamutekerereza ibyo byose. Yohana hamagara 2 muri bo abatuma ku mwami Yesu ati mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereza undi? Basohoye kuri Yesu baramubwira bati Yohana umubatiza kudutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereza undi? Nuko muri uwo mwanya akiza benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi arazihumura. Arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise, impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Iri jambo rifite intego ivuga ngo ubushake bw'Imana ku muntu, ubushake bw'Imana ku muntu w'Imana. Ni ryari tumenya ko ubushake bw'Imana buturiho? Ni ryari tumenya ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu? Twaba turi mu makuba, twaba turi mu bigeragezo, twaba turi no mu gihe cyiza, igihe cy'amahoro. Niko umubwiriza yavuze, yaravuze ngo habaho igihe cy'amahoro, hakabaho n'igihe cy'intambara, habaho igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe cyo gupfa, habaho igihe cy'inzara, reka nanjye ko nkashyiremo, hakabaho n'igihe cyo kuba ufite ibyo kurya, habaho igihe cyo kuba uri ingumba, hakabaho n'igihe cyo kubyara. Ibyo bihe byose twarabigenewe, ariko twakibaza ngo mbese ubushake bw'Imana ku mwana w'umuntu nubuhe? Imana yacu itugiriye neza. Iri jambo dusomye, uyu ni Yohana umubatiza. Yohana umubatiza ni umuntu wavutse Imana yavuze, kuko muribuka ko marayika w'Imana yagendereye papa we aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe umugore wawe Elizabeth azaba akikiye umwana w'umuhungu. Hanyuma Zekariya ntiyabyumva neza kuko yaramaze igihe atabyara, umugore we ari ingumba. Elizabeth yari inkuru nshyashya yumvishe mu matwi ye, cyane cyane ko uwo munsi ntekereza ko nta n'icyifuzo cyo gusengera umwana yari afite, kuko biravuga ngo cyari igihe cyo gutamba ibitambo ngo ubufindo buramufata. Hanyuma ngo marayika
marayika w'Imana aramugenderaho yarari aramubwira ngo umva nkubwire umwaka utaha nk'iki gihe Elizabeth umugore wawe azaba acikiye umwana w'umuhungu. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma kuvuka kwa Yohana umubatiza byabaye igitangaza gikomeye kuko yaje afite misiyo yo guteguriza Yesu inzira. Niwe wa wundi wavuze ngo nimuharure inzira z'Uwiteka mutunganye inzira ze kuko inyuma yanjye hari undi undusha imbaraga. Aravuga ngo kandi sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Kugeza ubwo yabwiye abantu aravuga ngo njyeweho ndimo ndabatirisha amazi ariko uzaza inyuma yanjye azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Imana ihimbazwe. Uyu Yohana mu gihe cye igihe bari bamutwite Bibiliya ivuga ko Mariya nyina wa Yesu yagiye kureba Elizabeth, agenda asanga Elizabeth aratwite, biravuga ngo barahoberana. Igihe Elizabeth yabonaga Mariya atwite yaravuze ngo numvise ikindi kintu kidasanzwe. Haleluya. Ngo indamukanyo yabo ngo yabaye indamutso idasanzwe, ngo barahoberana abana aho bari mu nda. Icyo gihe na Mariya yaratwite Kristo, hanyuma ngo abana bari mu nda ngo barasimbagurika. Yohana na Yesu bari baziranye. Hanyuma iri jambo dusomye rero, iki ni igihe Yohana yari mu nzu y'imbohe, yaramaze gukora ivuga butumwa ryiwe, akora imirimo ye kandi akayikora nk'uko bigomba. Hanyuma ngaza gufungwa. Amaze gufungwa atuma kuri Yesu, aramubaza ngo mbese Yesu ni wowe? Numvisha amakuru y'ibitangazo uri gukora, namenye amakuru y'ibyo uri gukora, namenye kuri gukiza abarwayi, namenye kuri gukiza ababembe, namenye kuri gukora ibyananiye abandi bahanuzi. None ni we Mesiya wa wundi navuze? Ni we Mesiya wanditswe mu bitabo? Ni we Mesiya abahanuzi bavuze? Ni we Mesiya ndi kubwira abantu ngo nibaharure inzira z'Uwiteka batunganye inzira ze? Ni wowe. Hanyuma rero abigishwa Yohana yaratumye ngo baragenda babwira Yesu, baramubwira ati Yohana aradutumye, ari mu nzu y'imbohe, aradutumye ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi. Imana itugire neza cyane. Bijya bibaho kubushake bw'Imana butunyuza mu nzira isharira. Hari abigisha benshi bigisha ko ubushake bw'Imana busharira. Oya, ntabwo ubushake bw'Imana busharira, ahubwo inzira zinyuramo ubushake bw'Imana, inzira Imana itunyuzamo kugira ngo tugere ku bushake bw'Imana nizo zidusharirira. Naho ubundi umugambi w'Imana ntusharira. Imana yacu ihimbazwe cyane. Icyo Imana itekereza ni cyiza. Nimwibuka ubwo yabwiraga Abisiraheli bari muri uriya Bakarudaya, bari mu gihugu cy'umwami Nebukadinezari Babuloni, Imana yarababwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntago ari ibibi ahubwo ni amahoro, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Nubwo inzira mwanyuzemo zabashaririye, nubwo kugira ngo mugere hano byabashaririye, ariko ndabizi neza ko haleluya hariho igihe nzabakura muri ubwo busharire bw'inzira nabanyujijemo bw'ubushake bwanjye. Imana ihimbazwe. Rero iyo turi kunyura mu bushake bw'Imana, inzira itugeza aho Imana ishaka ko tugera iradusharirira, iradukomerera, itubera inzira igoranye cyane. Ndetse na mu Kristo byamubayeho ubwo yarageze ku musozi w'uburuhukiro, ngo yaradyamye yumva araruhutse, ngo abyutse ngo agende akomeza urugendo. Bibiliya ngo asanga yibagiwe umuzingo bari bamuhaye. Rero natwe inzira turimo ijya mu ijuru duhuriramo n'ibidusharirira. Umugambi w'Imana Imana ifite nuwo kunezeza abantu, ariko kandi nanone ya nzira unyuramo. Paulo yaravuze aravuga ngo ntimwahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Imana ihimbazwe cyane. Rero ubushake bw'Imana, icyo Imana igambiriye kuri wowe ni cyiza, ariko inzira uzanyuramo, ushobora kunyura mu bupfakazi, ushobora kunyura mu bupfubyi, ushobora kunyura mu bukene, ushobora kunyura mu bushomeri bw'igihe kirekire, ushobora nawe ushyiremo bya bindi ujya ubona bikubaho, za nzira ubona unyuzemo z'ibizigu. Hari ijambo nkunda, icyatumye Imana inyuza Abisiraheli mu butayu suko hari habuze indi nzira ya bugufi, bari kuhagenda iminsi 14 gusa. Ariko Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana inyuza Abisiraheli mu butayu, icyambere ngo kwari ukugira ngo ibahishurire ijambo rivuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Icyakabiri ngo cyatumye Imana ibanyuza mu butayu, ngo kwari ukugira ngo Imana ibigishe kurwana kandi bamenyereze intambara. Reka mbabwire impamvu uri kunyura muri ibyo bintu bikomeye, impamvu wanyuze muri izo nzira z'ubushake bw'Imana zisharira, suko Imana ikwanga, suko Imana yibagiwe kuri mu bigeragezo, suko Imana yibagiwe kuyikeneye, suko Imana inaniwe
kugutabara, ahubwo ubushake bw'Imana burakunyuza ahashaririye, burakunyuza mu nzira ikomeye kugira ngo uzagere ku cyo Imana yagambiriye uri umuntu ushyitse rwose. Imana ihimbazwe. Pawulo ari ijambo yavuze abwira Abakorino, arababwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye na n'uyu munsi iracyaturokora. Yohana yatumye kuri Yesu ashidikanya yibaza ngo Mesiya navuze niwe wemera, wakemera ko mfungwa, yakemera ko mbabarira mu nzu y'imbohe, yabyemera se? Ntago yabyemera. Ariko Yesu aramubwira ngo umva Yohana, nimugende mubwire Yohana ngo ibipfamatwi birumva, impumyi zirahumuka, abamugaye barakira, hanyuma mumubwire ngo ibyanjye hahirwa bitazagusha. Ndakwifuriza kutagushwa n'ibya Yesu. Niba hari ijambo ryiza Imana yakuvuzeho, Imana irarizirikana. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe kizasohora nta kabuza. Umugambi w'Imana ntuyoba, umugambi w'Imana nta wawuroga, umugambi w'Imana nta kintu cyawica. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, urukundo Imana igukunda ni rwinshi, urukundo Imana igukunda rurarenze, rurusha imbaraga urupfu, niko Umuririmbyi yavuze. Icyo Imana igambira ku buzima bwawe gishobora kukunyuza mu mahwa, kikakunyuza ahantu hakomeye, kikakunyuza ahantu udashaka, ariko Imana irimo iraguteguramo undi muntu udasanzwe. Hanyuma Yohana byarangiye bamukase igihanga, ariko Yesu areba. Hanyuma Pawulo yaravuze ngo abageragezwa nk'uko Imana ishaka babitse Umuremyi wabo ubugingo bwabo, hanyuma bakomeze bamwizere, bakomeze bakiranuke. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Numvaga iri jambo ari ryo rindimo. Igitumye Imana ikunyuza mu nzira zisharira ni ukugira ngo wongere ugire ibyiringiro, kandi ikintu gikomeye cyane gituma abitorero, gituma abakristo tunyura mu nzira z'inzitane, inzira zikomeye cyane. Narabibonye abantu bose bizera Kristo Mwami n'Umukiza, abenshi barageragezwa. Reka babwire, ushobora kugira uduce tumwe na tumwe cyangwa utuntu Imana igusigariza kugira ngo unezerwe, ugire umutima ukwibutsa ko Imana iriho, ariko hagasigara akantu gatoya kakwibutsa ko ukiri mu isi. Rero iyo tugeragezwa, iyo tubabazwa, iyo twihebye, iyo tukiri hano mu isi muri ubuzima busanzwe, bitwibutsa ko mu isi atari iwacu. Kandi Yesu yarasenze aravuga ngo Data, sinsabye kubakura mu isi, ahubwo ngusabye kuyibarindiramo. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguhereza imbaraga zo kwihanganira ubushake bw'Imana, waba uri mu bigeragezo, waba uri mu makuba, waba uri mu byago, Yesu yahagusanga. Kandi no mu gihe cyiza ujya wibuka gushima Imana, ubwira Imana ngo Mana, ya misozi twazamukanye, bya bibaya twamanukanye, hahandi twabanye muri bwa buzima, ndagushimiye ko ari wowe wabanye nanjye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ijambo Yesu yari yambwiye ngo mbabwire, hahirwa uw'ibya Yesu bitazagusha. Ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe kizasohora, kandi isezerano rikomeye Yesu yaduhaye nuko tuzajya mu ijuru. Abasize byose ku bwa Kristo azabakubira inshuro 100, ibihe byose nibimara guhinduka bishya, ariko kandi azaduha n'ubugingo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge tubwire Yesu ngo Yesu, ubushake bwawe buratunyuza mu nzira z'inzitane zikomeye, biratunyuza mu nzira zigaragara nk'ubutayu, biratunyuza mu nzira zisa naho turi kubura amazi cyangwa twanayabona tugasanga asharira nk'ay'Imana. Buratunyuza mu nzira dutunzwe na mano, ariko igihe kizagera tugere i Kanani, aho tuzatungwa n'ibyo Kristo yaduteguriye. Imana ihimbazwe. Mana, turagushimiye kubwira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima. Ubwiye Yohana uramubwira ngo Yohana we, hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Turagusabye imbaraga, tugusabye kubana nawe, tugusabye kugukomerera muri wowe mu izina rya Yesu. Tugusabye imbaraga z'igihe kirekire zo kwihanganira umugambi w'Imana, ubushake bw'Imana. Inzira zabwo ziradusharirira, ubushake bw'Imana butunyuzaho twebwe tutashaka, ariko imbaraga z'Imana zikadushoboza kugira ngo igikombe baka nikitubona kiduhindukira ahantu h'amasoko. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu. Iri jambo riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, kandi rihinduka umuti wo muri mitima ya benshi bazaryumva. Ndagushimiye kuko wumvishe gusenga kwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Iri ni tangiriro, haleluya, ni umunezero wanjye, aha ni umutwaro wambuye ku mugongo. Ndashima musaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu.
ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. murakoze cyane, turabashimiye, mwakoze kubana natwe muri uno mwanya wo guhimbaza Imana ndetse no kwishima. Ni Korali Holy Nation, twifuza kujya tubana namwe ibihe byose kugira ngo turusheho gushimira Imana yacu mu mirimo yadukoreye, mu bitangaza yadukoreye, cyane cyane dushimira Kristo kubw'umurimo ukomeye yakoze wo kuduhuza n'Imana nk'uko umwigisha wacu amaje kutubwira, kandi nawe turamushimiye. Imana imuhe umugisha kandi icyubahiro cy'Imana gikomeze kimubeho. Abantu mwese twabanye turabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe.